Emi yahamagaye umukobwa wabyaranye na Melodie amubwira ati dufungisha umuntu zaniranga muntu tujye gupimisha ADN hari abantu biteguye kugutera inkunga iminsi yose uzamara i Kigali parike aba Uganda hanyuma umukobwa mubera ibamba which is good hanyuma amaze kumubera ibamba niba ari umukobwa yashyize hanze niba ari umunyamakuru nyirizina yashyize hanze ariko biza gusohoka muri Twitter space babazaga witwa Big Man bati iyi nkuru imara iki society icyo kibazo cya Godfather niyo yagenda agakora ibindi bitari byiza bitanshimishije imyaka 5 ako kantu kubaza umuntu ngo iyi nkuru wabanje kureba ngo iramarira iki society wandikira ukorera abyumva niyo ya society rero abo bantu bose bafite amazina y'amakristo se bose bafite amadini babarizwamo society irimo amadini uko angana mu Rwanda yakabaye bama abantu bajya guhamagara umugore wabyaranye n'undi ngo ngwino dupima DNA tukwishyurire hoteli ufungisha umuntu gufungisha kwiyahura kwicana kugambanirana ibyo ntago byagombye kuba muri society irimo amadini nuvuga ngo resultat nizo twakagombye kubona ntago ari inyubako tureba ntago ari umubare wabasizwe amavuta nukureba ngo bera iki imbuto bera nizihe imbuto bera nizihe rero nta imidini ntago yakabaye irimo ibyo crime zero crime niko twakombye kuba tubona gatanya za buri kanya kandi baba barasezeranye mu murenge no mu rusengero abo bantu ubahaye mpambaki barakwigiraho iki none bigeze aho umuntu ahamagara ngo zaniranga muntu twerekane ko rufite imyaka mikeya aho uzarara tuzahishyura twashatse umwavoka ngo bitanga iki urumva rero nuko tubaye emise si bivuga ubwo se Emmanuel ngaho Imana turi kumwe icya kabiri byazagera ahantu umuntu afite ikibazo yamaze kwakira wowe ugashaka ko yongera kukiremereza umugore ari Kampala yari yakiriye ushobora gusanga arimo arambagizwa n'undi mugabo w'umunyarwanda cyangwa w'umunyamahanga cyane rwose umwana yabonye famiye aratuje ariga neza aratsinda umugabo araperforminga mu muziki wowe wa kane ni uri guhamagara umugore ngo zana ADN tujye gupima umwana dufunga umugabo abo batatu nta kibazo bafite rero nibyo society nibyo society igenda iducira imanza kubera uburyo tuba twitwaye mu bintu bimwe na bimwe abantu batatu baratuje uwatewe inda aratuje naho yaba yarafite 12 cya 16 uwayiteye aratuje arakora ibintu bye biragenda neza uwavutse aratuje yabonye umuryango umwakira ntuvugiye abatarabonye imiryango ariko urahamagara uwatewe inda yamaze kwiyakira yamaze gufata ubundi buzima uramwibutsa ibyo bintu ngo ngwino tukwishyure hoteli tukwishyure avoka ujye Yes, ni Karegeya Omar Pano turabasuhuje twizere ko bumeze neza cyane tubifurije weekend nziza ndetse n'impera z'icyumweru nziza aho muherereye mwese twizere ko icyumweru cyagenze neza kandi muzatangira n'ikindi neza cyane so twongeye kubana namwe kuri Karegeya Omar Pano kugira ngo tuganire umwanya w'amasomo yego mwarimu nguyu imbere yes urakoze cyane channel rwose ngomba kwigishirizaho kuko inkunga ya mbere nayihawe n'umunyeshuri nigishije ubu rero nahise mbona ko kwibyara gutera ababyeyi neza kandi ikigaragara cyo amasomo abantu barayakurikira ni mu rugo ni mu muryango ikimenyimenyi ku itariki 2 saa 4 n'iminota 2 umuryango wari umaze kwaguka tumaze kuba 10,000 reka suze Eric Nsengimana n'undi witwa Jado bari Bugesera Eric yahise aturitsa champagne tugeze ku bantu 10,000 wow yes wow n'abandi bagenda banyandikira inbox bambwira bati dukurikirana rize zawe kasuze bitwa ba Efrem ariko nsuze ikarupuraza n'abakozi bahari bose ari nyira yari umuryango we wose reka mbasuhuze umuryango w'ikarupuraza yitwa ikarupuraza ariko ni inzu ariko bagira amakaro bita sage ceramique bakagira za rangete za gypsum amarangi bavanga neza uvuga ibara ushaka bakakuvangira mashini barazifite ko nagiyeyo ntago nakwamamaza ibintu ntabonye so muri make rero kandi ubwo nabo baradukurikira yego
baradukurikira. Nabo uraza kuduha nimero ariko Umuryango umaze kuba mugari, nimero bagomba kuziduha. Nimero bagomba kuziduha, ariko entre leta bashobora kuba abari kubaka bashobora kugenda bagatambika imbere ya gare y'Iremera bagaca munsi ya station Ikaro Plaza, inzu nziza iri haruguru y'umuhanda naho ateganye n'aho isoko rya Sare Moto. ngira ubwo rero tuzagenda tubigarukaho. Nimero nzazitanga, by the way ndazifite ariko ntabwo nzi niba zashyiraho izakona bure. Oya ndazifite mfite iza CEO, ariko ni ashobora kuba we ashyiraho iza marketing manager, marketing officer. Ubwo nawe arabyumva, ntarakubwira nawe arabyumva amaze kuvuga ngo njye muharinge. Hanyuma donc umuryango umaze kuba mugari kandi ni ibintu byo kwishimirwa, nta birenze. Komanteri, reka manze komanteri za ku biganiro byabanje, yego nazo zirigisha abantu bamaze rwose, umuco wo kwigisha umaze kubaho. Umuntu aratubwira ati ariko Karegeya ko uvuga ngo iyo umuntu avuze komanteri itandukanye ni yawe abakwanga, kandi koko ntago abanyaga. Icyambere nuko yayitangiye iwanjye kandi yavuze ku byo navuze. Ubu rero byanze bikunze ni umuvandimwe mu bandi, ntago ari ibintu bibakomeye. Hanyuma hari nundi watanze avuga ku kiganiro cya Bruce Melodie ati uwo mwana ni mu muhamahoro yiturize, kandi ibyo byo nanjye ndabyemera nuko yongeyeho ibindi ngo murebe ibyanyu, ariko nyine twebwe tureba ibyabeje, ntago twebwe aka kazi gatumureba henshi no gushyira urumuri ku biba abantu baba bibaza cyane. So muri make rero umuryango umaze kwaguka, turi hafi ibihumbi 10 n'ijana, tumaze kuba ibihumbi 10 n'ijana kandi turakomeza. Nongere nibutse umuntu wansabye nimero za Classwork Market, iba abandi bakora design bakorera inyamata, ariko nubwo bagera muri Kigali, nimero ndaza kuzitanga. Ariko n'ubushize nari nazivuze. Uwo muntu rero yanyandikiye ndi mu kiganiro impamo, nacyo nari live mbura uko musubiza, none yongere yandike, ariko nimero ndaza kuzisoma, ndaza kuzibaha tugiye kurangiza ikiganiro. So muri make nibyo, abakunzi ni benshi sinasuhuza ngo mbarangize. Cyo kora uko tugenda twunguka abantu mu bihugu binyuranye, nzajya ngenda habonetse umuntu wo mu gihugu nta tutari dufitemo umuntu. By the way hari nundi muntu nawe udukurikira wavuye Uganda, umwana wigaga Uganda, araza mu Rwanda arampamagara ati nkurikira ibiganiro byawe nkabona hari icyo wamfasha ukanyigisha. Yaranasuye, namuhaye gahunda, aransura, araza turaganira. Niko umuntu rero, niko umuryango ugenda waguka, kandi ni byiza cyane, ni byiza cyane. Nta nda y'umujinya ihari ahangaha. Kareka ntawadutumye amafaranga, badutumye kwigisha. Baden Poweri ntakuriye mu giskuti kuva ku myaka 13, ijambo yakunda kuvuga ngo uzasiga isi ari nziza kurusha uko wayisanze. Ntabwo rero tuyibereyeho kuyivanga, kuyidurumbanya, kuyigira neza, agaro guca ibikuba, kuyigira neza. Niyo nakwigisha akumva umwe cyangwa babiri, ariko aho kugira ngo nigishe umwe agumuke cyangwa se ahave umujinya, no ibyo si ibyanjye. Tuziga tuzigishanya, kuko na komanteri nanjye ziranyigisha rimwe na rimwe. Reka twanzike, ndabona ikirere kiri kugenda gihinduka, dushobora kuza guhindura tugakomereza mo imbere. Turi muri Urban Hotel, turi ahantu heza hameze neza cyane. Twebwe rwose ntimugire ikibazo, ikiganiro ntimuri bukibure kubera ikirere, ariko n'ibizamba murabona twimukiye hano. Wari uvuze kuri ishu n'ubundi ya Bruce Melodie, mushobora kuba mwarayivuze mu kiganiro impamo wenda cyangwa ahandi, cyangwa se no kuri Channel Official wabikoze comment. Ariko n'ubundi ni case numva waza gutanga amasomo runaka. Ntabwo nayivuzeho, ariko navuze ngo kwigisha no gusiga isi ari nziza. Navuga ngo ntabwo tutanga ingisho zo kudurumbanya isi. Baden Poweri yarabitubujije ngo tuzayisiga ari nziza kurusha uko twayisanze. Kudurumbanya, gutikura, gutiriganya, kugambanirana, ntabwo ari ibyacu, ntabwo ari iby'iyipano. Yes. Uranyemerera tuvuga kuri iyi topic nari nkubwiye, ni ishu yazengurutse mu itangazamakuru, niko navuga, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, hagati y'umunyamakuru Emmy wa Igihe ndetse na Bruce Melodie nk'umuhanzi.
ariko kandi ngira ngo wabonye ko na RGB hari icyo yavuze kuba pasiteri muri ADPR n'abanyamadini muri rusange, abanyamadini muri rusange, ndetse igaragaza n'imibare ku bijyanye no kwiga imyigire 75% ngo bafite primaire gusa. Ubwo nabyo turaza kuba tubigarukaho amadini muri rusange. By the way, umunyamakuru Togene yarajuriye. Iyo uvuze amadini uhita uvuga Yongwe, ukavuga n'urubanza rwa Gitwaza, ukavuga na ya magambo ya Pastor Claude. Nizera ko kugeza kuri no saa wenda yaba yarahinduye. Donc urumva nyine tuvuze amadini n'ukubanza tukamenya ngo amadini birahura n'ibyo bya Bruce Melodie n'ibindi birahura. Amadini agomba kumarira iki sosiyete arimo, ni ibiki biranga sosiyete irimo amadini akora neza. Ntago hakagombye kuba kiba inda ziterwa abangavu, ntago hakagombye kuba kiba gatanya, ingo zitarenze imyaka 5, ntago hakagombye kuba hari imirire mibi. Niba ADPR ifite 2,800,000 z'abayoboke, igihugu kigahora ubukene bukabije bukabugora kuri 16, malnutrition iri muri 30 na kangahe. Donc ni ibiki dutegereje ku madini. Noneho warangiza buryo ushobora kubaho ntacyo utwaye nta n'icyo umaze, ariko hari igihe ugira icyo utwara. Icyo utwara ni kiriya kigejeje Yongwe hariya, icyo utwara ni nari amagambo ya mushuti wacu Pastor Claude. Yagombye gukora ikindi kiganiro akavuga ati aya amagambo akwiye umuvuga butumwa, sinzi ko niba ageze nk'imbere y'abantu yasubiramo agiye kwigisha. Ni izo manza numvise ngo hari abantu bareze Gitwaza na RGB mu rubanza ivugwamo. Ibyo rero nibyo twakagombye kureba kugira ngo nibura habe hari impinduka zaba, niba amadini yakagombye gufasha leta kugarura impagarike n'ubugingo mu baturage, mu mitwe y'abaturage abayagana, ayo mashuri kunganira leta, amavuriro ikunganira leta, gahunda zo kuboneza urubyaro ikunganira leta, kugabura indyo yuzuye abana bakagabanya malnutrition. Ibyo byose byakagombye. Igihugu rero kirimo imibare muri statistical yearbook n'ubushakashatsi bwa RGB bwerekana kwiyahura, kwicana. Ntabwo byagombye kuba mu gihugu kirimo amadini agera muri 100 n'ibihumbi. None ibyo bintu biraza gucika bite kandi turi kubona ubugambanyi? No, gucika ntabwo bavuga ngo gucika burundu, bishobora kugabanuka par rapport n'inyigisho nizerega n'izibarizo. Ushobora gusanga hari nk'abanyamadini 5 bankurikiye, 2 bagafata iryo somo agahita atekereza ati no, ku rusengero ngomba kwashyira gardienne. Uraho urashinga urusengero barirwa bavuza ingoma n'ibicensha abana. Umuntu ni gute umuntu wakwakira umubyeyi mu rusengero akahagera saa 2? Numumaje ngo abana bagiye ku ishuri, wabasigiye ibyo kurya, wa mukobwa w'umwangavu usiko aratekanye nta mucutsu umume uraza akamutera inda. Ibyo nibyo wagombye kubanza kugira ngo umenye ngo ijambo bavuga ngo ijambo rizima riba mu mutima mu mubiri muzima. Wowe rero urakira abantu baje ukavuga ngo dore ngo ni benshi ngo urusengero ruruzuye mu ngo zabo ari ibibazo. Abana bataye ishuri, ntibakarabye, ntibaryamye, ntibaruhutse, urataha nimugora nturamenya uwasitaye akavamo urwara, warwaye amavunja ntubizi, urasanga baryamye, ntumenya niba bakarabye, ntumenya niba bariye, niba banariye. Ya malnutrition iraterwa nuko bariye ibikonje watetse ejo ukabibasigira. Umuvuga butumwa mwiza yagombye kubanza agakora iyo check, akabanza agacekinga mu bakristo, akabaza ati se mwaramutse muti, nta ntonganya mu rugo iwawe, abana bagiye ku ishuri, sasa se nibaza udahari barabona ibyo barya. Iyo niyo wagombye gukora. Aho uvuga ngo babyina neza, ngo baririmba neza, no, ibyo se ibyo ntaho bizatugeza, ntabwo ari byo bizatujyana aho bavuga bashaka ko tuzajya. Ntabwo Imana ari yo gushakishwa muri ubwo buryo. Imana iyo iguhaye uwo mubana mu rushako, ikaguha uwo mubana, ikaguha abana, abo bana n'uwo mubana nicyo kimenyetso cy'Imana mu rugo. Wijya kwishaka ku rusengero uyisize mu rugo, biba yakwiyeretse. Uricisha abana baye inzara ukajya kuyisenga. Gutese izakubaza ngo nubyara umwana akaba mayibobo, ntiyige, akarwara amavunja, akarwara bwaki. Ese Imana izazibaze mu mudugudu, izabaza wowe ngo dore
isura yanjye uko uyigize urandwaza amavunzi uranyicisha inzara urumva iyo niyo mana ntabwo iba ku rusengero ibaho hafi natwe wasanga yaduhaye pano noneho tujye kuvugiraho batakaragase ukoze amabara kabisa niko bimeze ntabwo ariyo gushakirwa ahantu harenze ntabwo ari ngombwa kujya Dubai ntabwo ari ngombwa kujya Yeruzalemu si bibi ariko hera hakwegereye uramena ibiryo umuturanyi abana b'umuturanyi baburaye byarangiza ukajya gusenga none ko ni Yeruzalemu batubwira byadogereye so rero harimo isomo aho bihurira rero n'ibyo bya Bruce Melodie ari uwo munyamakuru uvuze ntabwo muzi ikigo akorera cyo ndakizi ko nanjye nigeze kugikoramo ejo nakurikiye akantu bita Twitter Space yarimo witwa Godfather ntabwo muzi mwumva gutyo witwa Big Man na Brian bavuga kuri ayo majwi umunyamakuru Emi yatangaje yafashe Emi yahamagaye umukobwa wabyaranye na Bruce Melodie amubwira ati dufungisha umuntu zaniranga muntu tujye gupimisha ADN hari abantu biteguye kugutera inkunga iminsi yose uzamara i Kigali parike aba Uganda hanyuma umukobwa mubera ibamba which is good hanyuma amaze kumubera ibamba niba ari umukobwa yashyize hanze niba ari umunyamakuru nyirizina yashyize hanze ariko biza gusohoka muri Twitter Space babazaga witwa Big Man bati iyi nkuru imara iki societe icyo kibazo cya Godfather niyo yagenda agakora ibindi bitari byiza bitanshimishije imyaka 5 ako kantu kubaza umuntu ngo iyi nkuru wabanje kureba ngo iramarira iki societe wandikira ukorera abyumva niyo yayini ya societe rero abo bantu bose ntibafite amazina y'amakristo se bose ntibafite amadini babarizwamo societe irimo amadini uko angana mu Rwanda yakabaye bama abantu bajya guhamagara umugore wabyaranye n'undi ngo ngwino dupima ADN tukwishyurire hoteli ufungisha umuntu gufungisha kwiyahura kwicana kugambanirana ibyo ntabwo byagombye kuba muri societe irimo amadini nuvuga ngo resultat nizo twakagombye kubona ntabwo ari inyubako tureba ntabwo ari umubare w'abasizwe amavuta nukureba ngo bera iki imbuto bera nizihe imbuto bera nizihe rero nta idini ntabwo yakabaye irimo ibyo crime zero crime niko twakombye kuba tubona gatanya za buri kanya kandi baba barasezeranye mu murenge no mu rusengero abo bantu ubahaye mpambaki barakwigiraho iki none bigeze aho umuntu ahamagara ngo zaniranga muntu twerekane ko afite imyaka mikeya aho uzarara tuzahishyura twashatse umwavoka ngo bitanga iki urumva rero nuko tubaye emise si bivuga ubwo se Emmanuel ngaho Imana turi kumwe ni ikibazo kandi rwose ariko abo bantu babiganiyeho nabashimye kuko bose bagaruka kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo ese byari ngombwa umunyamakuru we yamaze kubikora bumvaga badashaka no kumwumva we umanza atarari kuri Twitter Space uwo wahamagaye bavuga ati mureke yabaye ikivume none bataka uwabitangaje byarabaye yarahamagaye bamufata amajwi ariko si kuki mwashyize hanze urumva ko ari ugufatikanya tugakosorana wabitangaje ariko nawe wari ufite ingingo imurengera ivuga ko yakumiraga yangaga ko ubwo bugambanyi bwagerwaho ntabwo ariko bigenderega ntabwo ibintu byose ufite muri footage cyangwa muri recorder byose bishyira hanze ntabwo bishyira hanze umuntu avugamo gufungisha umuntu ukabizana uko byakabaye umugizi igicibwa ibintu byose bigiye hanze uriya mukobwa we niwe nibura wabaye triomphante niwe ntwari irimo Bruce Melodie uko yarahagaze ubwo byahindutse Emi uko yarahagaze muri societe wahamagaraga avuga ibyo bintu nuko zo ngurumva umunyamakuru kuko hari Albert Baudouin mushuti wacu niwe akura avuga ngo iyo usubiyemo igitutsi ubutukanye kabiri nuvuga ngo wowe munyamakuru rero nuripotinga mabi uko yakabaye impact ni ebyiri kuba abantu babireka cyangwa kuba babyiga sibyo rero iyo operation tumaze ntiturakiriya ntuza iya Ndimbati na Sabe ariko yo iri hafi kuba ko deja Ndimbati yamaze gusubirana na Fridausi uko abari mu rukiko bari mu kiganiro ariko ntabwo tuzi eta ya Sabe kuri iriya saga
uruhare yayigizemo kugira ngo Ndimbati ageraho ribi muhamagaza bigere mu rukiko ajye mageragere nuko yibona ba bantu babiri bifatanyije. Ubundi kiriya ni ikimenyetso cy'uko sosiyete yakagombye biri kuri yababayeho, ni nako sosiyete yatekerezaga byagomba gukemuka atabanje kujya kumara amezi angahe hariya. None twongeye kubona undi rero uhamagara umuntu ngo zana ibyangombwa tugire gute nawe w'umunyamakuru. Birakerekana ko sosiyete kirwaye kandi ntabwo ari byo ariko byishwe responsabilité nini. Ubundi mu makosa umugabo w'inshuti yanjye wakundaga kumpugura mu bintu bya ariko we yize comptabilité cyangwa finance witwa Gaspard ndamusuhuze kuri CDV Collège Doctrine Vite. Yarambwiraga ngo amakosa cyane cyane mu bijyanye n'umutungo ariko n'ahandi turaza gutera imetero tusange bihura. Avuga ngo iyi kosa ribaye habareba responsable bareba responsabilité role na imputabilité. Nuvuga ngo ninde wabikoze ninde wabigizemo uruhare ariko biritirirwa nde nabyumva. Buriya nawe niyo case yawe na Jean Paul Jean Paul ni responsable wabira yavuze umukameramani yabigizemo uruhare arabifata kuko yashaka kuba yabukupa ariko responsable ni nyiri gitangaza ko byasohokeyemo. Nibyo uri kubyumva ngaye rero ngo ngende imputability babyempita aho byasohokeye niho babyempita kabisa. Niyo mpamvu big man ala long ushobora gusanga ari we ufite ikosa rikomeye kurusha Emmy. Emmy ashobora kugira n'ibindi bimukoresha amafaranga akajinya wenda afitanye na Bruce Melodie cyangwa se mukobwa nawe bakaba barakinanye dira akamurya cyangwa ntibabyumve kimwe. Ibyo byose ni ibintu tubana nabyo wowe kubijyana mu itangazamakuru. Reka nkubwire nguye nk'urugero wenda umenye famille ifite abana batatu barya rimwe ku munsi sibyo barya rimwe ku munsi barabimenyereye imyaka 5 yego ubijyanye mu nkuru nyamara wenda ise niko yabamenyereje nubwo batabyishimiye ariko wowe ubigize inkuru. Hari abandi babyeyi barahita bavuga ati abaryaga kabiri mureke twese tujye turya rimwe. Cyo ni cyambere. Cya kabiri niba ari amakosa ya wa mubyeyi ugaburira abana rimwe ku munsi abana bakaba barabyihanganiye wowe ubishyize hanze ugiye kubyigisha ufite ikosa rikomeye kurusha wa mubyeyi wabikoze kwa kundi. Washobora no kugira impamvu amafaranga make nta mwanya wo kubiteka ibintu nk'ibyo. So nuvuga ngo rero Emmy ashobora kuba afite icyamukoresheje kugira ngo abwire uramukobwa witwa nde abwire Diane kuriya ariko big man niba ari big man we nta kintu niwe responsable wo gukwirakwiza iyo mico mibi. Ubu ushobora gusanga mu myaka 5 havutse ba Emmy nk'abangahe nka 5 yego kuko entre nous yava basi wowe mu mutwe wawe wabura abagabo 20 babyaranye n'abakobwa bakihakana abana ntago babura kutabitangaje kutabahamagaye. Nuvuga ngo buri wese niyicekinga akavuga ati kandi koko kana ati kandi atuzi ko nakana kafite umwana hano ati tujye kumuzana tumushakire icyumba cya hoteli tumwishyurira avoka afungisha uriya muntu. Ariko izo gereza dushaka kujyanamo abantu tuzi uburyo zikonsoma tuzi kuzubaka kugabura abacungagereza imiti ariko buri wese shaka gufungisha umuntu. No ikosa rya big man nukwerekana ko hari umuntu by the way n'umwuga wacu ngo yawugize nyine umunyamakuru uhamagara ubundi nibiri mu nshingano z'umunyamakuru. Umunyamakuru you simply report the situation nka kurya kwa Sabe kuba yarashyize ku gitangazamakuru nubwo bitari ngombwa byose ariko nta cyagaragazaga ko ari we wagiye guhamagara Firdausi. Byagaragaza ko Firdausi yaba yaritabaje wenda Sabe aho ngaho Sabe akaba umwere wenda akagarana agasigarana icyo kuba ibyo bintu yari afite ntuza gufata umwanzuro yari afite uburenganzira bwo kubitangaza cyangwa ntabitangaza ahitamo kubitangaza. Ariko uriya we none arimo arensita arahamagara umukobwa ngwino tugucumbikire tuguhavoka urege tipa afungwe. Ibyo ntabwo biri mu nshingano z'umunyamakuru.
ntabwo ari ibyacu kuri poting utikana ka yabyaranye n'ibyo bisanzwe nabwo ku bwende bwawe icya kabiri uriya muhungu ahantu yagize ubona ko haba harimo ikindi uwo munyamakuru apana big man undi ahamagara umukobwa zana irangamuntu muri abantu barakundanye cyangwa baraganiriye bagera ku ngingo bararyamana batikingiye baterana inda umwana aravuka umugabo ari mu Rwanda umugore ari Kampala umwana ari mu yindi famiye abo bombi nta numwe ufite umwana umunyamakuru yakagombye gushya yarura ngo tujye gusura wa mwana wa Bruce Melodie ahwari tumenye uko abayeho dukore fundraising abone ka minerivare cyangwa tumuhuze na nyina cyangwa na se ku nyungu z'umwana none kuzana umukobwa uri Kampala ngo azane pima deni barebe n'irangamuntu ko yari afite muze birungura iki societe birungura iki umwana wagombye icya kabiri abana babayeho kuri ubwo buzima bavutse muri ubwo buryo ni benshi wahereye kuba ari hafi no kuvuga ngo umunshingano z'umunyamakuru ntabwo harimo kujya kubwira umuntu ngo jya kurega uramubaza no kumufurusa zana indangamuntu tujye kwerekana ko byaka itari yuzuye turakwishyura hoteli turakushakira umwavoka hanyuma tufunga umuntu ntabwo biri mu nshingano z'umunyamakuru mubaza uti ufite gahunda yo kurega umugabo waguteye inda uzaho umwana wawe ari navuga yego andika ibyo navuga oya andika ibyo ariko mubwira ngo twagufatiye hoteli ngo hari abantu bari n'umukomisiyoneri se ibyo rero ni ugutandukira umwuga ariko yego still responsibility ndayikomeza nyishyire kuba bitangaje ibyo tuvugira ku matelefone niba uhamagaye umuntu muri kurise Emi usibye ko ntabwo muzi yaba ruvumwa yaba igicibwa mu bantu ariko yahamagaye umuntu ibyo tuvugira ku matelefone n'ubundi ni byinshi sibyo cyane keretse uriya mukobwa wavuze ati yampamagaye anshuka ngo ndege umugabo twabyaranye ariko niba ari communication hagati ya telefone y'umuntu n'undi ibyo ntabwo byaka uwakoze ikosa rero nuwabishyize hanze wabyumvise iyi case uyifate nka ntuza nk'iya data manager wa Nyamagabe twakomeje kwibaza ngo ninde wafotoye ninde wasirikije urabyumva data manager we conditions zashobora gutuma aba muri buriya buzima ni nyinshi yarayate yanyweye iki cyangwa se uriya wamwicayeho we yajate none tubona data manager wenyine icyo kibazo nakibajije umuntu usibye ushinzwe cyber crime muri RIB avuga ati gufotora umuntu atabikwemereye gusirikiza nibyo bikomeye kurusha kuvuga ngo umuntu yakwicayeho lisani irafunguka ntabwo yifunguye ntabwo ari ukudefanda ariko gufotora no gukwirakwiza nabyo ni ikindi cyaha so big man afite iyo gukwirakwiza naho yo guhamagarwa ashukwa Emi keretse ari umukobwa ubiregeye ariko icyo gukwirakwiza kuri big man niho kiri ariko ibya bindi bibanza muri RMC yatangaje ibitari ngombwa communication z'abantu babiri buri abari muri intimite keretse urwego rushinzwe kubyumviriza nabwo byasabwe na parike ikabwira MTN ngo iyi telefone turayumviriza izo nyandiko zigomba kuba zihari ntabwo MTN yatanga uburenganzira hatari inyandiko ya pariki amajwi yarasanzwe ari hanze we ahubwo icyo yakoze ari ugu yahashyizwe no kuyatangaza nyine nta cyamariye society nibyo bambazaga kuri space niba nta cyamariye society urakwirakwiza ngo bigende bite reko yabonye yabone bon même burya na ya case ya wa mugore w'imuhanga gukwirakwiza ni ikindi kintu yes wanuza ari we ari n'uriya muhungu wigeze uriya mudamu se bamukurikirana uriya muhungu se wigeze wumva bamushaka gushaka uwakwirakwije urabyumva muri la dossier uwakwirakwije kuko biriya nose amarogi yungukira he mu byumba si biriya biba bihari se ubu none turi kuri mikoro samudi oya wibiseka ndaneze niki cyakungura niki cyaba cyungura amarogi uyu urebye ujya mujye musoma statistique yerekana uburyo services za accommodation zizamuka nibyo nkubwira donc uruvuga ngo usambuye amabati
usambuye amabati na plafo zo mu marogi biriya wabona byinshi kandi nabo bagira za kamera gukwirakwiza sasa nicyo kibazo kuruje uvuga ngo byakozwe bikorwa byo birakorwa ikimenyimenyi nuko amarogi yunguka ariyongera kandi akavugura tukaba tubibona irogi muri 2015 yari ifite tuwatire y'amabati asanzwe ubu ngubu ujya kubona ukabona bahinduye igisenge isima bagize icyo ni ikigaragaza ko yungukira he biraba rero ariko nta muntu urazana video ziberamo urabyumva so kuzikwirakwiza kuzitangaza niryo koza kurusha kuvuga ngo byakozwe ko bidakozwe birakorwa nyine abana baravuka bavuka se bitakozwe ariko kuvuga ngo urajyana kuri kose si ngombwa kuvuga nuvuga ngo big man we gupibiriya gukwirakwiza naho biriya byo ikosa ashobora kurikora kubera inyungu runaka cyangwa se ese yari mu yihe mudu urabyumva yabyisobanuraho cyangwa se uriya mukobwa ataranabyakiriye nabi niba atari we washyize audio hanze urabyumva responsibility ya big man ni gukwirakwiza gutangaza ni wahandi RMC igomba kwintervene ariko ibindi ibyayemo n'uriya mukobwa cyitira mukobwa byivugiye barimo baranshuka ngo ndege umugabo wanjye nta kindi rwose nakazera ariko nanone ni isomo no kuri Karege niba turabonye case ya Ndimbati tukaba tubonye case nk'iyi ari ibintu byo kuvanga abanyamakuru ariko itanga buretse gatoya buriya ni ukwigisha tujuru ntabwo ibintu tugenda tubona mu itangazamakuru bivuga ko aribwo bivutse yego ikivutse ni itangazamakuru uko itangazamakuru uko social media yaraje citizen journalism haza n'ibitangazamakuru pluralisme mediatique ibitangazamakuru biba byinshi hanyuma inzego nazo haza access to information buri kigo kigira PR utangaza ibyo gikora ntabwo ari nka mbere website z'ikigo ibikiri donc amakuru yabaye awareness noneho abantu iyo bamenye ngo iki kishobora kuvugwa ukabona ugiha ntabwo ari nka kera hakiriho radio imwe n'igitangazamakuru kimwe mubweye ugasanga ibintu biraba umuntu ari inka z'abandi akarandura ikawa ntibimenyekane na kera byabagaho ahubwo bikabura ababitangaza abashukanyi nk'abo rero ntabwo ari ukuvuga ngo kesi ya Ndimbati ngo Sabeni we wa mbere utangaje ibyo bintu Emi niwe uhamagaye biriya biraba ariko kubera hanze nyine bijya hanze tubifata nk'aho ari byinshi na kera byarabaga ahubwo ntibivugwe abana bavutse kuri buriya buryo n'ubwa mbere urwabayanga rwari rushinzwe iki wumvishe teatire ya Uwera biriya byari bisanzwe nibi tuvuga ngo gatanya ngo zabaye nyinshi no kera nuko ubuharike bwari buhari ariko nta byatangazwa ko nta tangazo ko ryari rihari kandi ubuharike byavugaga rimwe na rimwe ugasanga umugore wa mbere ni nko kumureka umugabo nta ruherukamo usibye kumubwira ngo dore imirima hinga dore inka ragira nta bindi hari gatanya irenze yose no byari bisanzwe ariko promoma kubera uburyo bwo gushyira amakuru hanze bwariyongereye so rero ntabwo ari ukuvuga ngo ariko si no kubishyigikira ntabwo ibyo ari byo kujya hanze ntabwo ibyo reka nkubwize ukuri narakubwiye ngo by the way RGB yasohoye raporo y'ubushakashatsi ivuga ko abanyarwanda bizeye inzego z'umutekano ariko inzego z'umutekano zigarukeye nare kubwiye kuri portail hanze ya portail nanone ariko da ibiri imbere ya portail nyirabyo atabishyize hanze inzego z'umutekano zirera ntago zinjira mu gipangu ntago zinjira muri salo ntago zinjira mu cyumba ntago zinjira mu mashuka ibyaho iyo bisohotse menya ngo abo bantu babifitemo uruhare wabyumvise hanze haratekanye ariko uwo mu rugo uwo mu cyumba uwo muri salo uwo mu gikoni ni uwanyu ba nyir'urugo ugomba kugarukiraho vara udashatse rero ko ibyo mu rugo rwawe bijya hanze ntago byahagera kabisa nta muntu wazana kamera mu cyumba cyawe niwo umuhamagara abantu nibo bishyira hanze naho ntabwo rero tuvuze ngo abantu bajye kureba urareba ukareba no mu mashuka kweli
urebye mu gipangu cy'umuntu, urebye muri saro ye, urebye mu cyumba cye, urebye mu mashuka ye. Come on. Ntago byagombye. Bene ayo makuru naya ba nyirayo. Nta wundi muntu wa gatatu. Nshima ko n'itegeko ryagezeho rigahinduka. Uribuka ko mbere niyo ya 2010 hagati ya 13 na 18 twari dufite itegeko buri wese ahita hamagara ngo tubonye kanaka ngo n'umugabo wa kanaka kabisa. Itegeko ryararinze ravuga ngo niba abantu bakuru itegeko riproteja mineur na vulnerable utagejeje imyaka ufite ubumuga n'uri muza ufite babita ngo iki abari muzabukuru niko nabyita bakuze abandi hejuru ya 18 baremera itegeko rirabemerera kugira ngo ujye gutunga itoroshi nukuba uzi ko umwe muri abo hari amasezerano yawe yishe apana yundi apana kuvuga ngo kana no tegereza uwo kana kagira kana kavuga kuko urajya kugaragaza ubwone bw'umurimo utari wawe gute kutari ku wundi gute niyo niziri urajya guhamagara umugore ngo ngwinure bw'umugabo uzibara byaragiye bigenze uzibara avuganye iki uzibarishimye bingana iki uzibara panze gute zaniranga muntu tugiye bwibandere dufunge urumva yari community niho mihuriza kuri ya madini ni gute nyine igihugu kirimo abantu birwa insengero ku cyumweru ziba zuzuye kwa gatanu imisigiti ikuzura kwa gatandatu abadivantiste ariko hakaba kirimo abantu bameze gutyo zana ibyangombwa byawe twakwishyuriye umwavoka n'icyumba tujyana deni dupime ufungisha umuntu ntaho tujya ariko bundi ntibyagombye tout simplement reka ngwize ukuri kera abagabo bagikubita abagore cyangwa n'umanza ngo biba ariko ntago bishyikiye bari kurwanira mu nzu ntago waza ngo umene urugi kubakiza uzi ko hagera bakaguteranira ariko nanone baba bagutabaje baraguhindukirana baba bagutabaje se victime se kuki atarwikinguriye ngo ajye ku gasozi agere muri wa muhanda ucunzwe n'inzego zizewe selon RGB abyumva ave mu mbibi cyo yakomye induru gutabaza induru ikarenga cya gipangu aho birashoboka ariko avuze ukaza gutese rero abantu bamenye tugire aharebwa n'ahatarebwa oya nibyo kandi ibyo gukora birahari ntabwo wavuga ngo iyo niyo yari inkuru yego nyine ariko nta nubwo ubukira umunyamakuru utangiye kubwira umuntu ngo jya kurega oya uramubwira uti ese wabwiye inzego z'ibanze niyo umuntu akubwiye ati narahohotewe inkuru urakomeza ukayikora ugakora uti twabonye umukobwa umaze kubyara kabiri umugabo hariyo ntangiye iyo nigeze gukora yo mukisaro umugabo wamuteye inda wari umumotari aratoroka batangiye kumukurikirana aratoroka ngo ajye i Kigali ataha yaracitse akaguru aragenda niba abarusine cyangwa gaseke wa mukobwa arongera arampamagara ndavuga ngo bwira inzego ibyo uri kumbwira bibwira inzego ariko nge nkakora inkuru yanjye nkayikora nkavuga nti umuntu witwa kanaka n'izina ndarizi yari umumotari umuntu witwa kanaka yateye umukobwa inda gutya na gutya inzego zibikurikiranye aratoroka agaruka yacitse akaguru batuye aha ibyo umwana ukamubwira ngo reba inzego zitagakoze bireke wowe munyamakuru nta kindi ntacyo ushinzwe ariko kumubwira ngo ngwino ngo uzatege ukamuha n'itike bana ngo akira itike ngo uzaze i Kigali nkujyane kuri one stop center ntabwo biri mu nshingano zawe amabara no abantu bagomba kugira ibyo bakora hari inzego za leta hari societe civile hari private sector hari n'itangazamakuru buri rwego rufite ibyaro rutabikoze uzakora inkuru uti naza akakubwira ati narababwiye ntibakora urabyandika ariko ntabwo uzamutera ngo ngwino nkujyaneyo iyo kesi nkunda kuyibuka iyo kesi nkunda kuyibuka kuko umwana yageze aho aranapfa uwavutse apfuye bajya gupima kwa muganga kubera ko hari gahunda yo gupima ADN ngo bamenye ko ari uwa wa mugabo none umwana apfuye amara amezi 2 mu bitaro bataratanga umurambo umukobwa tumutwe ibintu nk'ibyo ndabikurikirana cyane ariko ntabwo nigeze mvuga ngo jyangugwe no nkujyana inzego zihari atuye hafi y'umurenge centre de santé ibindi yakange kaba karangiriye aho ngaho hari n'abantu bajya babigira niyo mpamvu bari abahungu baguye mu mutego
bamwe bagiye kudistribua ibiryo muri corona twakoraga inkuru abantu ku magroupe bakavuga ngo ariko ngo murandika gusa nta nagafuka kakawuga mujyanye ntabwo agafuka kakawuga ari byo by'abakuru no contribution ushobora kuyikora mu mudugudu cyangwa ugaca mu zindi nzego. Distribution de vivre kugoboka bari mu kaga n'iby'inzego na société civile. Ibyawe ni kamera no gukora inkuru nukumutabariza. Yego yego. Ntabwo ari ukubutabara ntabwo umunyamakuru gutabara wa ya. Na advocacy. No. Akawunga umunyamakuru. Yo guhamagara umuntu ngo inongira gukegera uramubwira ngo ibi nibi uramuhugura uti niba uri umwana. ADN nta mafaranga ufite genda ndabizi neza ko muri haguruka baguhuza na forensic laboratory cyangwa se facture yo gupima ADN ku bana batagejeje imyaka cyangwa se ku bana muri recherche de paternité. Haguruka hari uburyo yagusupporting ukamurangira iyo haguruka yagusaba na nimero wenda ukamuhada ariko ntabwo umuherekezayo ntabwo biri mu nshingano zawe. Icya kabiri byazagera ahantu umuntu afite ikibazo yamaze kwakira wowe ugashaka ko yongera kukiremereza. Umugore ari Kampala yari yakiriye ushobora gusanga arimo arambagizwa n'undi mugabo w'umunyarwanda cyangwa w'umunyamahanga cyane rwose. Umwana yabonye famiye aratuje ariga neza aratsinda. Umugabo araperforminga mu muziki we. Wowe wa kane ni uri guhamagara umugore ngo zana ADN tujye gupima umwana dufunga umugabo. Abo batatu nta kibazo bafite. Rero nibyo societe nibyo societe igenda iducira imanza kubera uburyo tuba twitwaye mu bintu bimwe na bimwe. Abantu batatu baratuje, uwatewe inda aratuje naho yaba yarafite 12 cyangwa 16, uwayiteye aratuje arakora ibintu bye biragenda neza, uwavutse aratuje yabonye umuryango umwakira, ntuvugiye abatarabonye imiryango ariko urahamagara uwatewe inda yamaze kwiyakira yamaze gufata ubundi buzima uramwibutsa ibyo bintu ngo ngwino tukwishyure hoteli tukwishyure avoka ujye kurega. Ntabwo ari byo ntabwo ari byiza kwa nta metero natera ngo njye mu by'ibyaha birimo byaterwa n'abantu aba victime wumva wenda byaba byaramuhungabanyije nge kuko nyine ntacyo bintwaye ariko kubivugaho nicyo ngicyo ntabwo ari umuco mwiza. Kandi koko araronge bishobora kuzagera umukobwa akarega nkaho umuntu yaje amushuka cyangwa se umugabo nawe agashaka umwavoka kandi ibintu nta cyaha kirimo, umuntu uri guhamagara umukobwa twabyaranye ngo azamfungishe bakabireba cyangwa bakabyihorera. Ariko n'izi reaction tuba tugira ni ngombwa. Ari social media ari bari abantu organize space bakagira igicibwa umunyamakuru wahamagaye bagasaba ibisobanuro bakanihanangiriza uwatangaje inkuru niriya nazira n'izindi impact. Burya umuntu ukubaza ngo wari ufite inyungu gukora ibi. Hanyuma rero amafaranga avugwamo hari abavuga 10,000 abavuga 25. Ayo rero burya aho Horibu yagombye guhitiza agura iki. Urumva ari kesi ya Yongo ari kesi ya Theogene nibyo ngibyo kumenya ngo barahanahana amafaranga. Niba Emi yaravuze ngo tuzaguha amafaranga abwira uriya mukobwa aho bamukurikira ati wishyuraga iki. Ibyo nabyo bibarwa mu yeza ndonye bibarwa mu ndonye amafaranga utakoreye. Uri umukomisiyoneri w'iki ugurisha iki urishyuza izihe serivisi cyangwa urishyura izihe wahawe. Serivisi yo kuzana irangamuntu ya underage no bagapima ADN Bruce Melodie agafungwa Emi yungukamo iki. Ibyo nibyo bagomba kumubaza. Umukobwa yaba yayakiriye tsoke bitewe n'icyo ari bukore ariko urumva aho ngaho habahajemo ibindi bintu bisatira icyaha ariko cyaha cy'ubugambanyi. Ibyo Emi yakoze ubwabyo guhamagara umukobwa atareze ntabwo Ribu yakwizanamo keretse ijireba ngo wamwemereye amafaranga ni wowe nande uyakura he uragura iki. Umukobwa akabigiramo uruhare ariko ubundi ntabwo aho ngaho inzego zateramo pe ntabwo zateramo keretse yarenze akavuga ati nutabikora unyumviye ubusa ndagira agakanga. Okay, so rero reka ne gutinda cyane kuri iyo ishu n'ubundi wari wayihuje n'amadini uvuga uti societe irimo amadini ntabwo yakabaye ntabwo imerishya ariko
no kwimanza zigeze kure kwa Gitwaza urumva abagabo barakreminze basaba urukiko ko rwatesha agaciro umwanzuro wa RGB Gitwaza akaba yakurwa ku representa ariko ejo bundi twajyanye ikiganiro n'uwitwa Pasteur niba ari Mutunzi niba ari Jean de Dieu avuga ko ibintu byo gukunda imiya bitaju ko no gihe cya Yesu na mbere ye byariho atanga ingero za Aburahamu ngo yigeze gucuruzanya na mwishywa we Aburahamu ngo yigeze kugira na business na mwishywa we bayifatanyije noneho itangiye kunguka neza barashwana cyakora Aburahamu abifura aravuga ati rero mwana wanjye hitamo nugi buryo ndagiye ubumoso nugi ubumoso ndagiye buryo donc amuhinda ya bukuru at least kuko umwishywa we burya ni ikindi kintu ariko nabandi bakongera cyo ndibuka Joseph twatumiye Joseph wakuzwe umuremyi w'umuryango avuga ati muntu umwe za Yesu zose niyihe yapfuye neza avuga impfu zabo none bagera n'ahantu ko Yuda yagurishije Yesu ntabwo ari ibyubu ahubwo ahantu bigoranira nuko buriya bushakashatsi RDB ntabwo ari n'ubushakashatsi ni nk'icukumbura yakoze muri ADPR isanga abapaseri ngo 75% bose ari primaire gusa hanyuma Mutunzi akavuga ati ese umuntu warangije primaire yagira uruhare mu kwigisha abayoboke be kuri gahunda za leta niba yarangije primaire wenda azi isuku yibanze ntago yize indyo yuzuye uko ipanze ntago azi planning familiale na effect n'inyungu ntago azi impact yo kubyara benshi kuri demografi galopante y'isi hari byinshi atumva azabyigisha abakristo gutese usije kubabwira mukomere Imana amashyi icyo gusa bakavuza ingoma korari raririmba neza ni mwishimire ibyo rero byose bigira impact kuri society niyo mpamvu nta musaruro dufite nyine none se niba leta gahunda za leta bazishyira mu bikorwa ntubizi nibura warangije primaire yaba mu mudugudu ariko guhera ku kagari none undi we afite paruwasi ikusanya nk'imirenge 5 kandi imirenge 5 gitifu w'umurenge ni A0 ufite ikipe y'abandi nka 7 nabo bafite A0 kuba 535 ariko pasteur uraho wirwa yakira abaturage primaire abafite uwumwe urabyumva so rero ibibazo byose nuko bigenda bivuga kuko Mutunzi ambabare niba yitwa Mukunzi nkavuga Mutunzi ariko ndumva ari Mutunzi Jean de Dieu yaravuze ati buriya Yesu we yari afite ubumenyi kuvuga ngo akamenya guhangana n'abaroma akabanza akamenya ibyo bakunda akamenya imico yabo kugira ngo abashe kubijirira utagize ubwo bumenyi ngo umenye ubugutunga umenye n'ubutunga undi kubugira ngo ubashe kumumenya kubana nawe wabukora iki si byo wabukora se byaba byitwa iki ntabwo ari byo urumva rero ni ikibazo niyo mpamvu nibyo byose bitubaho Antoine Rutayisire yigeze kubivugaho avuga ati nizere ko nta mupasiteri nta muvuga butumwa ufungiye kwaka amaturo kwakira amaturo pana kuyaka watangiye gusatira imikorere mibi noneho hakabaho n'abafigisa ibiciro kumubwira ati umwana wanjye yararwaye ikibyimba mu irugu urazana urumva amaturo si ikibazo ariko kuyasaba no kuyasabiriza no kugena ibiciro uyu nguyu turamusengera itaboro urumva nabyo binasubiza n'inyuma gahunda za leta umwana niba arwaye bwaki umubyeyi akavuga ati baramuroze ati ndamusengera bikire kandi ari bwaki wagombye kumugaburira ukayatanga ayo yakamugaburiyemo wowe aho kugira ngo umubwire uti genda uhinga imboga umuha amagi n'amata ngo zana amafaranga musengera muri make ni nkaho urwanyije gahunda za leta niyo bwaki ntizakira urumva rero nicyo kibazo ubumenyi aba ari ngombwa kandi
ntawe ugurisha isengesho kamera, ntawe ugurisha isengesho. Nibyo na Pastor Rutayisira avuga, amaturo yanditswe muri Bibiliya uyemera ayatanga ku neza. Niyo mpamvu nta birarane, ntabwo ari ajya Rwanda Revenue na polisi ikirarane barakibara, ariko mu rusengero ntago baza kubara ikirarane. Ntago bavuga ngo dore umaze imyaka 5 ngo udatura ngo yazane yose, urakuba gatatu. Kubera iki? Ibyo bijyana n'imyemerere yawe. Niba wemera ko ari ngombwa, icyacuma ari ngombwa, guhigura ituro, imyemerere ikaba ibikubwira, yatange ku neza. Ariko umuntu yigusengera aragurisha isengesho. Ubu dusigaye dugura dongo, ni ukuvuga ngo navuga se nguki, Imana tusigaye tugura service zayo kandi bitagombye. Birasaba ko abantu ko mu pastor nandikiye kuba no mu by'itangazamakuru, ahambwa ati buriya atuburangare bwose ni RGB. Nayikangutsaho ibyo byose bitangiye gututumba, bamwe bafungwa, abandi imanza ziri pending. Ubundi ntabwo RIB yagombye kuza nyuma ya RGB. Ibyaha byose bikorerwa mu nsengero, ari ibyo bavugira mu kwatura, ari ibyo bavugira muri uko guhamagara abantu, muzana amafaranga, RGB yagombye kubibabuza. Prevention yakabaye iri mu maboko ya RGB. Kubagira inama mbere yuko bajya kuzasakirana n'amategeko, bagombye kuba bagiriwe inama na RGB. Ibi mukora ntabwo ari byo, ibi mukora ntabwo ari byo. Icya kabiri, dufite insengero nyinshi zitirirwa abantu ku giti cyabo, kandi zubakwa mu misanzu y'abaturage y'abakristo bose. Hanyuma UPI se buriya uwatanze nka miliyoni 1 kuri UPI ariho se buriya ntiyaba ariho uwo muntu ahubwo habari watanze meje nyiri uwitirira urusengero. Ariko numvise ngo itegeko bararihinduye, ngo bakavuga ko bagomba kujya bahindura ubuyobozi nyuma y'iburi imyaka 2. Ariko nukumenya ngo imitungo yanditse kuri indi. Uwo muntu wajemo ari jeune marié agasezeraniramo akabyara, napfa abana be baza bafite uruhare kuri iyo nyubako n'iyo mitungo. Icyakabiri kanabirebera niba idini, simvuze RGB niyo yakabyivuye, ariko reka mbivuge ngewe ntacyo. Idini rimaze imyaka 10 mu gihugu, nta gashuri, nta kavuriro, nta gakorwa remezo, habe na gardienne. Rega nakuye ngo abo birwa mu nsengero, abana babo baba bakina amabigi hanze cyangwa bari mu makaritsiye, bari nta na creche. Uzi ko hasengera abakristo, hirwa abakristo ku cyumweru bakirwa umunsi wose, nta gashuri, nta kavuriro, nta nakarima k'igikoni. Ibyo se byo ntibikwereka nibi wenda mu myaka 5 ya mbere byashoboka, ariko 10-15 habe namba murahiga imodoka. Nahoze numva ikiganiro cy'abakire ba mbere, ngo agenda mu modoka ya miliyoni 100 ishuri ryavamo cyane. Babyumva cyane rwose, bagera mu modoka ya miliyoni 100, ngo ndumva impumuro ya V8. Abantu bari gusengera imbere yawe, abana bo bataye ishuri, ntibagira mitiweli, wowe ushaka kugenda muri V8. Wagenda n'akamoto bwo ntago wavuga ijambo rikumvikana. Ubwo rero nibyo byose byakagombye gukosoka, ariko cyane cyane RGB bigizemo uruhare. Naho ubundi ibyo no nkuna kera rwose, niko numvise ababizi no muri Bibiliya, yaba isezerano rya kera cyangwa irishya, abantu nk'abo ngo babagaho, ariko ntabwo ubu ngubu bisa naho bikabije. Urumva umuntu yageze aho atunga ibintu byose biva miliyoni 300 miliyoni 500 biva muri uko kwirwa yonka imitsi y'abamugana. Ntabwo ari byo. Ngo nisimbura mubyizi ngo kuko nagusengeye. Umubyizi wo gusenga, ese iyo Mana usenga koko niba ari yo nyayo, abana bawe ubundi bakwicwa n'inzara? Siko banditse ngo nta mukiranutsi uzicwa n'inzara. Kuki ugomba kwishyuza abakristo ngo nagiye kumusengera ngo nami nsimbura mubyizi, kandi abana b'umutambi umushumba sinzi rindi umukiranutsi, abana b'umukiranutsi byanditse ko batazicwa n'inzara, ko batazata ishuri. Kuki uyishyuza wa wundi kandi iyo Mana uhagarariye mu bantu niyo yagombye gutunga abana, ikamenya naho minerval iva.
ni ibyo ngibyo karegereka wenda nyemerera duhinira aho ngaho kuko wenda kuyavuga siko kuyambara niko bavuga nejo n'umunsi n'amasomo ahoraho nejo n'umunsi wabugani wawe nari bukubaze kwibaruwa yatewe ariko reka ne kubivanga cyane kuko ntago bihuye cyane yatewo tubivuzeho gato yatewo mu ibaruwa ye bushe twari twayivuze ariko kameme hari abo twaganiriye baravuga ati ariko buriya nawe ntago ndi nkaho yiyemeye ni nko kuvuga ati aha hantu ngiye nzahatinda ni ngombwa ati nzahatinda mube mundebera umuryango kandi duhora tuvuga tuti 30 y'agateganyo uyirengeje tukandika tutari ko aba bantu kuki batindamo urumva we rero kuvuga kubera nk'uraga kandi ari ukwezi kumwe ari 30 bamukatiye byasaga nkaho bivuga ngo yiteguye kuba zatindayo ariko nabyo birasubira amasomo menshi kwitegura kuba zatindayo bitari ukuvuga ngo n'uburemere bw'icyaha ariko wenda ari na system avuga ati akagendera kuri bantuza bari bose bagiye bakubita bandimbati ba Dr Christopher abanyamakuru bamaze mine erega nantuza na Preskid yamaze voilà ushobora gusanga rero cyari kuburanishwa voilà urumva rero Theogene ashobora kuba yaravuze ati ndabizi wageze aha kuhava biragora ati rero mumenyere umuryango so rero nibyo byagira ariko habaye hari ubutabera nyabwo nyuma y'iminsi 30 wakaburanye mu mizi noneho bakanzura none ukabona kuvuga kuriya ariko nawe urumva nawe systeme ayibamo tuba tubireba kuko experience nawe yarayibonaga abakubita 7 abakubita 8 abakubita ngira ngo nibyo yashakaga kuvuga uko biri kose buriya nicyo yagaragazaga ya nimero sura yiduha dusoze uranyibukije ya By the way dushimire Abani by City Brew cyangwa Abani Hotel mu Kiyovu ahantu heza baheruka kugira ngo tube dukora nacogamu ntago mpaheruka ariko mu gatsata kabisa yego harya buriya umuntu harangate nicogamu buriya bahita kanyonyomba ku magare y'umuhanda kuri nicogamu nicogamu nabonye horoshye yego hari icyapa kinini kigaragara yego simpaheruka ariko nzashaka kanya reka mbahe nimero za wa mu kwavura ryoshye burya igiti ikizima yes class work market abantu bakora ibyo gukora ama website basanga ku mbuga nkoranyambaga Classmark ifite ikicaro Nyamata mu Bugesera neza hateganye n'akagari ka Nyamata ville ariko ni Kigali barahakorera hanyuma inimero zabo hari umuntu wazisabye niba yongera mbwire cyangwa zifatire hano ni 078 55 17 6 iyi ni class work market bakora ama website bakamanaginga ama website bakora ibintu byinshi bya technology iyi nimero yatuma muhura cyangwa mukancaho nk'abahuza harya umuntu aguciyeho yunciyeho oya ntabwo ari discount ninge nayimuha kubera ko igihembo bakampaye shobora kukigoma ari abanca kuri iyi nimero ari abagiye Nyamata hafi y'akagari bose ni karibu kabisa kandi nabandi mu kwamamaza tubahaye karibu dore Jadarima aranyandikira wa undi w'inyamata hero anyifurije weekend nziza Nyamata abambasaderi ba pano ni Eric we ahagarariye abafana bose Eric Sengimana reka musuze yaturikije champagne twujuje 10,000 ariko afite umwunganizi witwa Jado nawe ubinyamata ndashaka kuzabahuza yaranabyishimiye ngo iyo muvuze arishima ngere suhuze undi nasuhuza ninde nasuhuza Aimable udahemuka meya dukunda nawe akurikira ibiganiro ni benshi n'abandi mu gitondo banyandikiye witwa Ephraim entrepreneur n'abandi hanyuma nabamamaza muze imyanya irimo irashira fisi we n'umuntu wacu abamamaza ni karibu hari abagiye bampamagara bambwira ko bafite iyo gahunda ndabona na Clement mwarimu Clement wigisha imodoka umbipye ndi mu kiganiro nanjye ndabizi yanyemereye kunyigisha ku buntu nkamwamamaza by the way mwarimu Clement n'umwarimu nagushimira nanjye wanabyize yize muri kiye ariko yigisha imodoka byanze bikunza akora ibyazi ariko yigisha cyarimo pe yego nanjye narabishimye cyane kuko ikintu cya nayibonye mpuye na Clement
nibyo Kerema yambipye ubwo bishatse kuba yambipye ndi mu kiganiro Kerema mu kanya ndamuhamagara abura ashobora kuba ashaka kumpa agasoko nkamwamamaza nta kibazo cyangwa nkagenda nkiga rwose nkiga nkazavayo ntwari kanyo ntabwo nayishobora cyangwa nkohereza y'umwana byose birashoboka abakunzi bacu muri henshi abo tutavuze mumenye ko tubazirikana kandi turabakunda santima mwakoze mwese kubana natwe ibiganiro n'amakuru acukumbuye kuri Karegeya Omar Pano nakagaruka